Hari igihugu kinini cyari kimaze imyaka myinshi cyobowe n'umwami umwe rukumbi wari waragiye ku ngoma akiri muto. Umurwa mukuru wacyo wari wubatse hagati mu gihugu. Ibwami hari ikibuga kinini cyane cyajyagamo abantu ibihumbi n'ibihumbi iyo habaga habaye ibirori bikomeye. Uwo munsi n'abaturage bari bateraniye. Kuva mu gitondo cya kare, abaturage bari batangiye kuhaza ari benshi. Bamwe baturutse kure cyane mu bindi bice by'igihugu, abandi bavuye mu midugudu no mu mijyi iri hafi y'umurwa mukuru. Ikibuga cyari cyateguwe neza. Aho umwami yagombaga kwicara hari hubatswe urubuga rurerure rwari ruri hejuru gato y'ahandi hose kugira ngo buri wese aze kumubona neza. Hari n'intebe zari zashyiriweho abayobozi bakuru, abasirikare bo hejuru, abajyanama n'abandi bari bafite imyanya ikomeye mu gihugu. Ahandi hose abaturage bari bahagaze. Bamwe bari bamaze umwanya munini bahagaze, abandi bicaye ku mabuye. Ikirere cyari kimeze neza. Nta mvura yari ihari, izuba ryabaga gahoro ritari gutwika cyane. Uwo munsi wari witezwe n'abantu benshi. Ntibyari ibirori bisanzwe. Ntibyari umunsi wo kwizihiza umunsi w'ubwigenge cyangwa undi munsi mukuru usanzwe. Hari igikorwa cyihariye cyari cyabahurije aho cyo kwakira no kumva ijambo rya mbere ry'umwami mushya wari ugiye kuyobora igihugu. Umwami wari umaze igihe ku ngoma yari aherutse gupfa. Urupfu rwe rwari rwarabaye mu buryo butunguranye ku baturage kuko batari bazi ko muri iyo minsi yari arwaye indwara ikomeye akaremba cyane, indwara itaravugwaga cyane ku mugaragaro, ariko yari imaze igihe imushegesha. Abaturage benshi bari barumvise inkuru z'uko umwami atameze neza, ariko nta makuru arambuye yatangazwaga. Bibwiraga ko wenda ageze aho koroherwa, ahubwo babwirwa ko yapfuye. Mu byumweru byabanjirije urupfu rwe, igihugu cyari cyarakajije ingamba cyane. Abasirikare bari barongeye umutekano, abayobozi bakuru baricecekeye. Hanyuma umunsi umwe mu gitondo cya kare hatangazwa ko umwami yapfuye azize indwara yaramaranye igihe. Inkuru y'urupfu rwe yakiriwe mu buryo butandukanye. Hari abagaragaje agahinda cyane cyane abakoranaga nawe bya hafi ndetse n'abari barungukiye ku butegetsi bwe. Ariko hari n'abandi benshi batigeze babivuga ku mugaragaro, ariko mu mitima yabo bumvaga ari nk'umutwaro uvuye ku bitugu byabo. Iyo ndwara yamwishe ku bantu bamwe yabaye nk'ikintu cyari kije guhindura amateka y'igihugu. Nyuma y'urupfu rwe habaye inama zikomeye zo kumenya uzamusimbura kuko arafite umwana w'umuhungu ukiri ku ibere. Amategeko y'igihugu yavuga ko mu gihe umwami adasize umwana w'umuhungu ushoboye kuyobora ako kanya, murumuna we ari we wabaga ushobora kumusimbura. Bityo murumuna w'umwami wapfuye niwe wahise utoranywa n'abakuru b'igihugu, abasirikare bakuru n'abajyanama b'ibwami. Uwo murumuna we ntiyari yarigeze agira ijambo rikomeye mu miyoborere y'igihugu, ariko yarazwi nk'umuntu utaravugirwagamo cyane kandi nanone utagaragara mu bikorwa byinshi bya politike. Abaturage benshi bari baramwumviseho gake. Bamubonaga gusa mu birori bikomeye aho yabaga ari inyuma ya mukuru we. Hari abibwiraga ko kuba ataragaragaraga cyane bishobora kuba ari byiza kuko batigeze bumva inkuru mbi zimwerekeyeho. Hari icyizere cyari cyatangiye kuza mu mitima y'abantu. Umunsi wo kwimika umwami mushya wateguwe mu buryo bukomeye. Abasirikare bari barakambitse hose mu mujyi, imihanda imwe n'imwe yarafunzwe kugira ngo abashyitsi bakuru babone uko bahagera neza, kandi abaturage bemerewe kuza kwitabira ibirori mu mahoro ariko bakagenzurwa. Uwo munsi umwami mushya yari yambaye imyambaro y'icyubahiro y'ibwami. Yari afite ikanzu ndende n'ibimenyetso by'ubwami byambarwaga n'abamubanjirije. Ntiyasaga n'uwishimye cyane, ariko ntiyanagaragazaga ubwoba. Yasaga n'umuntu uri gutekereza cyane. Abaturage bari bamutegereje bafite amatsiko menshi, bategereje kumva icyerekezo gishya, kumva amagambo y'ihumure n'amagambo asezeranya impinduka. Mu kivunge cy'abantu bari bateraniye aho, hari abari barigeze guhura n'ibibazo bikomeye mu gihe cy'umwami wapfuye ntibikemuke. Hari imiryango yari yarabuze abayo bishwe n'umwami kuko wenda abahungu babo bari baranze kujya mu gisirikare. Hari abagore bari barababajwe n'umwami kuko akundaga kuzenguruka mu bwami hose, aho abonye umugore mwiza akamurarana, bigatuma abagabo barara mu misozi cyangwa bakarara ahandi mu gihe yaje, yitwaje ngo abagore bose n'ab'umwami, kandi abateraga hejuru ku bagore babo cyangwa abo bagore bakanga kumuraza. Yarabicaga ndetse bamwe akabanyaga imitungo yabo. Abo bose bari bahari, bamwe bareba ku rubuga aho umwami mushya yari yicaye, abandi bavugana bucece bibaza uko ubuzima bwabo buzamera mu minsi iri imbere. Hari n'abandi bari bishimye byeruye, bavugaga ko igihe cy'impinduka kigeze. Bavugaga ko indwara yahitanye umwami wa mbere ari amahirwe ku gihugu. Bavugaga ko Imana yumvise amasengesho yabo, ariko ibyo byose byavugwaga mu matsinda mato mato kuko nta muntu washakaga kugaragara nk'ushaka gutesha agaciro wari umaze gupfa. Muri icyo kibuga kinini, urusaku rw'abantu rwari ruri ku rugero, hari urumuri rw'izuba ryari riri kugaragara neza riri hejuru mu kirere mo hagati. Abasirikari bari bahagaze ku mpande zose bambaye impuzankano zabo, bafite intwaro, barinze umutekano. Igihe cyo gutangira ibirori cyarageze. Umwe mu bayobozi bakuru yarahagurutse atangira kuvuga amagambo y'itangiriro. Yavuze ku mateka y'igihugu, ageze ku buryo umwami wapfuye yarayoboye, avuga ku byiza gusa
Ibi byaranze ingoma y'Arabitaruka. Ntiyashakaga kuvuga byinshi ku makosa, ahubwo yibanze ku byiza byashoboraga kuvugwa ku mugaragaro. Hanyuma igihe cyo kwimika umwami mushya cyarageze. Habayeho umuhango wo kumwambika ikamba rishashagirana ku mutwe, ku mugaragaro abaturage bose babireba. Abantu bose bakomye amashyi. Ijambo umwami mushya arakarama niri ryumvikanye inshuro nyinshi mu kibuga. Nyuma yo kwimikwa, hatangajwe ko umwami mushya agiye kuvuga ijambo rye rya mbere nk'umuyobozi w'igihugu. Ako kanya bose baratuje. Abantu baracecetse, buri wese ategereza kumva icyo agiye kuvuga. Icyizere cyari kiri kugaragara mu maso ya benshi. Bari bategereje amagambo meza, amagambo arabafasha kwizera ko ejo hazaza hazarushaho kuba heza babikesha ingamba nshya. Uwo mwanya wari uw'ingenzi cyane kuri bo. Abaturage bari bafite imitima yuzuye kwibaza byinshi, ariko nibura bafite icyizere. Bashakaga kumva ko ibihe by'umwijima umwami wa mbere banyuzagamo umunsi ku wundi birangiye. Bashakaga no kumva ko ubuyobozi bushya buzabaha amahoro, ubutabera n'umutekano. Umwami mushya yahagurutse yitonze, amaso yerekeza ku mbaga y'abantu bari bicaye imbere ye. Yafashe akanya gato araceceka, amera nk'ushaka gutuza no gutekereza ku byo yari agiye kuvuga. Abaturage bose bari biteguye kumva ijambo rye. Mu mitima yabo benshi bari baramaze gufata icyemezo cyo kumuha amahirwe. Baravugaga bati, nubwo tutamuzi neza, reka tumuhe umwanya tuyobore, ahindure ibyakozwe na mukuru we kandi akore ibyamunaniye. Icyo cyizere nicyo cyari cyatumye abantu bose buzura muri icyo kibuga kinini uwo munsi. Mbere y'uko uwo munsi w'ibirori ugera, mbere y'uko abaturage bateranira muri icyo kibuga kinini biteze impinduka, aho bari hose baganiraga ku myaka bari barabayeho mu bwoba no mu gahinda. Iyo myaka y'ingoma y'umwami wa mbere, mukuru w'uwo mushya wari ugiye kuvuga ijambo rye rya mbere, yari y'uburibwe kuri buri wese, kugera no ku bantu bamubaga hafi, kuko yabangamaga akarenza urugero. Byagera ku bagore babo bikaba akarusho, ntatinye ko bamwe bamuruta cyangwa ari abagore b'abantu bakomeye. Ku ntangiriro z'ingoma ye, ntabwo yari yarahise agaragaza ubugome bwe bwose. Abaturage benshi bari baramwakiriye neza. Yari yaragiye ku ngoma akiri muto, afite imbaraga, afite amagambo meza, abasezeranya iterambere n'umutekano. Mu myaka ya mbere, hari ibyakozwe byatumye abantu bamugirira icyizere. Yubatse imihanda, ategura ingabo neza, atuma igihugu kimenyekana mu bihugu bituranye nk'igihugu gifite imbaraga n'ubukungu butajegajega, aza gushaka umugore akiri umwami ukunzwe. Ariko uko imyaka yagendaga ishira, imico ye yarahindutse. Cyangwa se birashoboka ko imico ye mibi yari isanzwe ihari, ariko ikaba itari yakagaragaye neza mbere y'uko afata ubutegetsi byuzuye. Iyo umuntu agize imbaraga zose mu maboko ye, akagira ijambo rya nyuma ku byemezo byose bifatwa, hari igihe atangira kwibagirwa ko abaturage ari abantu bafite ubuzima n'agaciro. Nawe niko byamugendekeye. Umwami wa mbere yatangiye gukoresha ububasha bwe mu buryo bukabije. Yashyizeho amategeko akomeye cyane ku buryo nta muntu ashoboraga kuvuga igitekerezo gitandukanye n'icye. Abantu bake bavugaga ibitagenda neza bahitaga batabwa muri yombi. Hari abagiye bafunga imyaka myinshi nta rubanza rubayeho. Hari abagiye baburirwa irengero, imiryango yabo ntimenye aho bagiye. Mu midugudu imwe n'imwe, abaturage batangiye kubaho mu bwoba. Iyo humvikanaga amagare akururwa n'amafarashi y'abasirikare nijoro, abantu bahitaga bakinga amadirishya n'inzugi bagakomeza bakicecekera. Buri wese yatinyaga ko ashobora gutoranywa akajyanwa ahantu hatazwi. Nta muntu wari ufite icyizere ko ejo hazaza he hatekanye. Uretse gufunga no gutoteza, umwami wa mbere yanakoresheje imbaraga mu buryo bubabaje cyane. Hari inkuru nyinshi zavugwaga mu ibanga ku bantu bishwe bazira ko bakekwagaho kumurwanya mu magambo gusa. Hari abajyanwaga ku karubanda bakicirwa imbere y'abandi kugira ngo babere bose urugero. Hari n'abatwikirwaga mu ngo zabo, imiryango yabo igasigara mu marira. Abaturage benshi ntibashoboraga kubivuga ku mugaragaro, ariko mu mitima yabo bari baramaze kumva ko igihugu cyabo kitari kirimo amahoro, kandi ko kuyabona bizasaba ibindi bisekuruza. Ijambo ry'umwami ryari itegeko ritashoboraga guhinduka. Nta butabera bwari busigaye ku muntu usanzwe. Ikindi cyababaje cyane abaturage ni uko umwami wa mbere atubahirizaga icyubahiro cy'imiryango ikomeye. Hari abagore benshi byavugaga ko bafashwe ku ngufu n'abantu bo mu ngoro y'ibwami. Hari abakobwa bakiri bato batwarwaga ku gahato, imiryango yabo igatinya kubivuga. Iyo hari uwageragezaga gutanga ikirego, ntiyamaraga kabiri ataburiwe irengero cyangwa ngo agirirwe nabi. Ibyo byatumye umujinya wihisha mu mitima y'abantu, ariko uwo mujinya wari ufite aho ushyirwa, wakomezaga kwaka nk'itanura mu mitima yawo. Nta matora yabagaho, nta nama rusange zashoboraga gutuma abaturage bagaragaza akababaro kabo. Abantu bari barize kubaho bucece, bakora imirimo yabo, bajya gutembera bakongera bagasubira mu ngo zabo, birinze kuvuga ku butegetsi. Mu mijyi no mu byaro ubukene bwari bwariyongereye. Nubwo igihugu cyari gifite umutungo kamere, inyungu nyinshi zajyaga mu maboko y'abantu bake bari hafi y'umwami. Abasirikari bakuru n'abayobozi bizerwaga cyane nibo babonaga amahirwe menshi. Abaturage basanzwe bo bakomeje kubaho mu buzima bugoye. Abantu bakuru mu miryango baganiraga n'abana babo bucece, bababwira kwirinda kuvuga ibintu bimwe na bimwe ku ishuri cyangwa mu kazi ku bwami. Hari amagambo yabuzwaga kuvugwa cyane cyane yerekeye ubwami n'ingoma yari iriho. Hari ibitekerezo byafatwaga nk'ibyaha.
Uko imyaka yagendaga ishira, abantu batangiye kubona ko icyizere cyabo cyo kubaho kirimo kugabanuka. Nubwo byari bimeze bityo, nta muntu wari warigeze atekereza ko umwami ashobora kuva ku ngoma mu buryo bwihuse. Yari afite ingabo zikomeye, afite abamurinda, kandi afite ububasha bwose yewe akiri muto. Abantu benshi bari baramaze kwemera ko bagomba kuba muri ubwo buzima kugeza igihe kitazwi. Hanyuma rero haje inkuru y'indwara. Ku ikubitiro byavugwaga mu ibanga ko umwami atameze neza. Nyuma byatangiye kugaragara ko atabonekaga mu ruhame kenshi nk'uko byari bisanzwe. Ibirori byinshi byitabirwaga n'abandi bayobozi mu izina rye. Abantu batangiye kwibaza niba koko arwaye bikomeye. Igihe cyarageze, indwara irushaho gukomera. Nubwo nta makuru arambuye yatangazwaga, byaragaragaraga ko ubuzima bwe buri mu kaga. Mu mitima ya benshi habayeho amarangamutima avanze. Hari abavuga ko hari umuntu nubwo yaba yarakoze ibibi, ko batari bakwiriye kwishimira uburwayi bwe. Ariko hari n'abandi benshi bumvaga ko apfuye bishobora guhindura amateka mabi y'igihugu. Umunsi hatangazwa ko yapfuye, igihugu cyose cyahise gihinduka. Ku mugaragaro hatangajwe icyunamo, ibendera ry'igihugu rirurutswa, ibikorwa bimwe na bimwe birahagarara. Abayobozi basabye abaturage kubaha uwari umaze gupfa. Ariko mu ngo nyinshi abantu bakomeje gutuza cyane. Byari ukurebana gusa, bamwe bagaceceka, abandi bakavuga buhoro bati birarangiye se noneho. Ntibari bazi neza niba koko ari iherezo ry'ibibazo byabo, ariko icyizere gike cyatangiye kubyuka mu mitima yabo. Bumvaga bishimye bidasubirwaho. Abantu batangiye kwibaza uzamusimbura. Murumuna we niwe bavugaga cyane. Uwo murumuna we kuko ntiyari azwiho ibikorwa byinshi by'ubugome nk'ibya mukuru we. Ntiyari yarigeze agaragara nk'umuntu utoteza abaturage. Hari n'abavuga ko atigeze ashyigikira ibyaha bya mukuru we ku mugaragaro. Bityo ubwo byatangazaga ko ari ugiye kwimikwa, abaturage benshi bumvise wenda hagiye kuba agahe k'impinduka. Bavuga ko wenda wazaba atandukanye, kazaba yarabonye amakosa ya mukuru we akamenya ko atagomba kuyasubiramo. Mu minsi yakurikiye akimara gupfa, inkuru z'ubugome bw'umwami wa mbere zatangiye kuvugwa cyane kurushaho, nk'aho abantu noneho babohotse bakabona amahirwe yo kubivuga batikandagira. Imiryango yabuze abayo yatangiye kuvuga inkuru z'abo batakaje bakaruma gihwa. Abagore n'abakobwa bavugaga ku bubabare banyuzemo. Abasaza nabo bariniguye, bavuga ku buryo batinyaga kuvugira mu gihugu cyabo kandi barabubahaga mbere hose. Ibyo byose byatumye abaturage bagira icyifuzo gikomeye cyo kubona ubuyobozi bushya butandukanye. Ntibari bagishaka amagambo gusa, bashakaga ibikorwa bitandukanye n'ibyabaye mu gihe umwami wa mbere yari ariho. Uwo munsi w'ibirori byo kwimuka umwami mushya wari ufitanye isano ikomeye n'ayo mateka yose, abaturage baje ku bwinshi ngo bumve ibyaravuga. Bamwe bari bafite inkovu ku mibiri, abandi bafite inkovu ku mitima. Bose bari bafite inkuru zabo z'ubugome bakorewe n'ingoma mbi. Bari bafite icyizere gishya cy'uko ubuzima bushobora guhinduka. Mu mitima yabo hari amagambo bavugaga, bamwe batekereza bati niba indwara yarahinduye amateka, wenda n'ingoma nshya izahindura ubuzima bwacu. Uwo mwami mushya ntibari bakiri kumutekereza nk'umuragwa w'umuryango w'ibwami, ahubwo bamutekerezaga nk'umuntu ushobora kuba igisubizo ku mateka mabi bari baramaze imyaka myinshi babamo. Ariko nta muntu wari uzi neza ibiri mu mutima w'uwo mwami mushya. Nta muntu wari uzi neza niba koko azahitamo inzira itandukanye n'iya mukuru we. Ibyo byose byari bigiye kugaragazwa n'ijambo rye rya mbere, ijambo abaturage bari biteguye kumva n'amatwi yabo bitonze. Ariko mbere gato yo kwimika umwami mushya ku ngoma, umuryango w'ibwami n'abajyanama bakuru bahise bamuzenguruka kugira ngo bamugire inama ku byo yari agiye gukora. Abo bajyanama bari abantu bafite uburambe mu miyoborere y'igihugu. Bamwe bari barakoranye n'umwami wapfuye, abandi bo bafite uburambe bwo gukorera mu buyobozi bw'igihugu. Buri wese yari afite ijambo rye ku buryo umwami mushya yashoboraga gutwara igihugu neza. Abajyanama batangiye kumwigisha ibintu by'ingenzi byo kwitondera. Bamubwiye ko kugira ngo abaturage bamwizere atari ngombwa ko abigiraho mubi. Bamubwiye ko iyo umwami yagaragaje nk'ufite impuhwe aba ashobora kubahwa n'abaturage bakamwita umwami waje kubacungura. Ntibamubwiye ngo abe umugome, ahubwo bamuhaye urugero ruto rw'uko umutegetsi aba ashobora gutwara igihugu mu buryo butuma abaturage bumva bafite uburenganzira, ariko bakubaha ubuyobozi bafite ubwoba. Umujyanama mukuru wari warize amateka y'abami n'ingaruka z'ubugome bwabo yaramubwiye ati nyagasani mwami, abantu bazi amateka y'umuryango wanyu. Ubwo mukuru wawe yakoze ibikorwa bibi byinshi, hakaba hari abo yatwitse, abo yicishije, agafata abagore ku gahato, hari icyizere gito bagifite kuri wowe ko bishobora guhinduka. Icyo cyizere nicyo gikwiriye kugena ibyo babwira. Niba ushaka ko bakubaha, ni ukubereka ko uri umuyobozi uzagendera ku kuri, ukubaha amategeko kandi ukita ku buzima bwabo. Ibyo byatumye umwami mushya abanza gutekereza cyane. Ntiyari umunyabwenge cyane by'ikirenga, ariko yari azi amateka y'umuryango we kandi yari azi inkuru z'ubugome bwa mukuru we. Yari azi ko abaturage bari bamaze imyaka myinshi bababaye, barabuze amahoro, baratakaje icyizere. Abandi nabo bakomeje kumugira inama. Bamubwiye ko kugira ngo abaturage bamwizere atari ngombwa ko akoresha imbaraga ze zose, ahubwo ko agomba gukoresha ubwenge n'ubushishozi. Ibyo byose byatumye abona ko kugira ngo avuge ijambo rye rya mbere mu buryo bugira ingaruka nziza, agomba kuba umunyakuri, agasobanura ibyahindutse
kandi akerekana ko atazigana inzira z'umuntu wari warakoze ibibi. Mu gihe cyo gutegura ijambo rye rya mbere, umwami mushya yibukijwe ibitekerezo byose yari yahawe n'abajyanama be. Yatekereje ku mateka, ku mibereho y'abaturage no ku buryo yabagezaho ijambo ribahumuriza kandi rikabereka ko afite imbaraga. Yari azi ko amagambo ye azaba ari intwari ikomeye. Umunsi wari ugeze rero. Abaturage bari biteguye kumva ijambo rya mbere, bamwe bafite icyizere, abandi bafite ubwoba, ariko bose bategereje. Yarahagaze aratangira ati: "Baturage mwese mugize ubu bwami, ababyeyi, abana n'abasaza, uyu munsi ni umunsi udasanzwe mu mateka yacu. Igihugu cyacu cyahuye n'ibibazo byinshi, kandi benshi muri mwe mwigeze kubabara kubera ibyo umwami wacu wabanje yakoze. Ndabizi neza uburyo abagore n'abakobwa bitotomberaga ku mitima yabo umunsi ku wundi. Ariko uyu munsi ibintu bigiye guhinduka. Umwami wanjye akaba mukuru wanjye yarapfuye, atuma byinshi bikomeza gukomera, ariko igihugu cyacu gishobora gutangira indi nzira. Njyewe nka murumuna we ndi hano kugira ngo ntibikomeze bitya. Njye sinzakora nka mukuru wanjye." Ahubwo yacecetse akanya gato, bose bagaragaza ko bishimye, ariko ijambo yarengejeho ryatumye bagwa mu kantu. Batangira gusakuza, guhera ku mwana wo mu batindi kugera ku mugabekazi. Yagize ati: "Ibyo umwami mukuru wanjye yakoze ntarondoye bizakorwa byikubye inshuro 7 muri gahunda yanjye yo gukosora igihugu. Bizaba mu buryo bwo gukuraho icyaha, mu buryo bwo gukosora ibitagenda, no mu buryo bwo kubahiriza amategeko. Ndashaka ko buri wese muri iki gihugu amenya ko ubuyobozi bwacu buzaba butandukanye n'ubwabanje, kuko ubwabanje hari ibyo bwakoze mu rugero ruto kandi bwari bukwiriye kubyagura." Ku mpande zose z'ikibuga, abaturage bamaze kumva ayo magambo, bamwe baratungwa abandi barashidikanya. Gukuba 7 byabateye umujinya mwinshi, bumva ko ashaka kuba umwami w'umugome inshuro 7 kurusha uwamubanjirije. Mu gihe bibwiraga ko agiye kuvuga andi magambo, yahise yicara. Abajyanama bari bicaye iruhande rwe barumiwe, abasirikare nabo birabatungura. Umwe yaramwegerera aramubaza ati: "Urangije kuvuga nyagasani?" Nawe ati: "Yego." Undi ati: "Abaturage bakeneye ko bahumuriza, gira icyo uvuga. Ibyo babwiye byo gukuba 7, babwire ko uzakuba 7 ibyiza bike mukuru wawe yakoze, maze ibibi yakoze uvuge ko uzabirwanya ukubye 7. Wivuga ko uzakuba 7 ibyo yakoze byose, ubizi neza ubugome yabakoreye." Umwami ati: "Nta nama zanyu nkeneye, nabitekerejeho neza. Nigize umwami mwiza w'umunyamutima, bazansuzugura. Ngomba kubatera ubwoba mu mitima yabo, bagahungabana, bigatuma bubahiriza amategeko yanjye. Ndacyari umwami mushya, nje rero mvuga neza, bagira ngo niko bizahora. N'ibyo navuze sinzabikora, ariko nanone sinababwira ko nzareka guhana abakora amakosa." Umujyanama atari kubabisobanura uko. Abaturage ntibakeneye kugutinya, bakeneye kugukunda. Niba bagukunda bazumvira amategeko. Uwo mwami mushya yangaga cyane uwo mujyanama kubera ko yigiraga intyoza, agashaka kumuvuguruza. Yatekereje ko umujyanama azaba ikibazo, akazashaka kumuyoborana. Kugira ngo yereke abandi ko azaba umwami udakina, yahise amucira umutwe imbere ya bose, guhera ku bana kugera ku bakomeye b'ibwami bifata mu maso. Bose babonye ko uwo mwami ari umugome kurusha uwamubanjirije. Babonye ko umugambi we byanga bikunda ari uwo gukubura abaturage akabamara mu gihugu, akabica yishimisha. Yari yarumvise inama z'abajyanama be, yari azi ko abaturage bifuza impinduka, ariko yari afite igitekerezo cyo kugaragaza ububasha bwe no kwereka ko afite ubushobozi buhambaye. Yibwira ko kwigira umugome ari byo bituma umwami arama ku butegetsi, akazarinda apfa abaturage bamwubaha, dore ko nta mwami wajyaga umenya ko ari umunyagitugu akiyobora. Aho atemeranyaga na mukuru we ni ugufata abagore ku ngufu, naho ibindi byo kwica abatavuga rumwe nawe, kubahana by'intangarugero, byose byari bikwiriye kubaho kugira ngo abeho yubashywe. Amaze kwica uwo mujyanama, inkota ikiriho amaraso yayirambitse ku ruhande, hanyuma arongera arahaguruka, arababwira ati: "Ibyo mwabonye cyangwa mwumvise, ibyo muzi ko byakozwe, mumenye ko atari ko bizakorwa gusa. Ndabamenyesha ko ibyabaye byose mu gihe cya mukuru wanjye nzabikuba inshuro 7. 7 inshuro 7, ku gukosora buri kintu cyose kitari mu murongo w'amategeko, kuri buri kintu cyose cyakozwe mu buryo butagendanye n'itegeko ry'umwami ubwe. Icyo kizamugiraho ingaruka zikomeye." Amaboko y'abaturage benshi yaratenebutse, batangiye kugira ubwoba, batangira gutakamba. Umwami arikomereza ati: "Ndashaka ko buri muntu wese muri iki gihugu amenya ko amategeko azakurikizwa. Ntimugatekereze ko amahoro n'itegeko ari ibintu byoroshye. Abaturage muzamenya ko amategeko atajya asuzugurwa, ko amahoro n'ubutabera ari iby'agaciro, kandi ko buri wese ugize icyo akora kitari mu murongo abona ingaruka zabyo." Iyo nteruro yari irenze ku bushake bw'abaturage bwo kwihanganira amagambo nk'ayo. Benshi basakuje cyane bavuga bati: "Ntituzabyihanganira, ubwinshi bwacu burahagije ngo ubone ko kubw'ubu ubwami bidasobanuye kuguha n'ubuzima bwacu." Abagabo batangiye kongorerana ngo bamwice, ababyemeye batangira gusimbukira ku rubuga.
Icumi barazamutse, abasirikare babatunga amacumu, abandi benshi bahita bazamuka kuko ibyo yaravuze bumvise bizabateza ibibazo bikomeye kurusha ibyo bari bagiye kwiteza bari aho. Ubwoba n'uburakari byazamutse ku gipimo cyo hejuru. Abaturage bamwe batangiye gutukana, abandi batangira gusakuza, bakomeza kuzamuka hejuru bakikiza umwami. Yasabye abasirikare kubica, babigerageje abaturage bazamuka ari benshi, baba ikivunge ku buryo abasirikare baganjwe. Icyizere cyabo cyari cyarangiye, uburakari bukomeye bwafashe indi ntera, umuriro uri kwaka mu mitima yabo, bameze nk'abakozwe mu nkovu zo mu mateka y'umwami wabababaje cyane. Bari babaye nk'abasazi, nta na kimwe bakiri gutinya, kuko byose bumvaga bizaba ari urupfu. Bamufashe mu ijosi batangira kumunigagura. Abantu bakomeje kwirunda imbere, abajyanama n'abasirikare bacika intege, basanga batashobora guhagarika imbaraga z'abaturage. Urusaku rw'imbaga rwari rwinshi cyane ubwarwo, rwari ruhagije ngo rubamene amatwi. Abaturage bahise bamuhagarika imbere y'abantu bose, maze bamwereka ko ntacyo bazongera kugira. Abantu benshi batangiye gusakuza baramwamagana, bamwereka ko atari umuyobozi wabo. Mu mfuruka zose z'ikibuga, abaturage bagaragaje ko badashaka umugabo witwa umwami mushya w'umuryango wari warapfuye. Nubwo yari afite abasirikare, ntiyari afite uburyo bwo kurwanya abaturage, kuko abasirikare byasaga nk'aho badashaka kwivanga muri iyo ntambara yashoboraga no kubahitana ubwabo. Uretse n'ibyo, abasirikare n'abajyanama bari bahari ntibari bafite imbaraga zo gukumira abantu, kandi bari bababajwe n'umujyanama wabo bubahaga uwo mwami yari amaze guca umutwe. Abaturage bamushyize hasi, baramukandagira, birangira bamwivuganye, bivugana n'abasirikare bake. Nabo hapfuyemo benshi, ariko nibura bivura agahinda bari bafite ku mitima yabo, ako bari bamaranye imyaka myinshi. Ibyo birangiye, abaturage bisubiriye mu ngo zabo, bategereza icyari kubabaho cyose. Umwamikazi akaba umugore wari warapfuye mbere, niwe wakusanyije abasirikare afata ubutegetsi ako kanya, kugira ngo harindwe ko umwana we muto ariwe uzaba umwami, kuko uwo wundi wari wishwe ari we wenyine washoboraga kuba umwami mu cyimbo cy'abana be muri uwo muryango. Umwamikazi baranamukundaga, ntibyagoranye kugira ngo bamushyigikire, kandi nta yandi mahitamo yari ahari, kuko ari wari ufite umwana w'umuhungu ari kwibere, kandi uwo mwana iyo aba akuze niwe ari kuraga ubwami n'ubundi. Ubwami bwari ubwe, rero nyina yaragiye kuba amuhagarariye, ategereje ko akora kugira ngo azabashe kuyobora nawe. Mu gihe cye, umwamikazi yashyize mu gaciro aha abaturage ubwisanzure, ahubwo kubaka arindwi mu kubazanira amahoro no kubageza ku iterambere. Igihe cyaje kugera, umuhungu we arakura, ahabwa intebe ye, ayobora yirinda inzira mbi za se, ahubwo ayoborana urukundo n'ubutabera nka nyina. Icyakora uwo mwami bishe bakimwimika ntiyigeze yibagirana mu mitima yawo. Yabaye urugero rwiza rw'uko abaturage nta kintu batakora mu gihe babishatse, mu gihe cyose bihurije hamwe bagashaka gukuraho umuyobozi mubi ubayoboye. Naha dusoreje inkuru y'umwami wavuze amagambo ye ya mbere bigatuma abaturage bamwivugana. Njye tubana buri gihe nitwa Murukare, ni nanjye tubana mu nkuru z'urukundo kuri Musekura Jean. Niba ari ubwa mbere tubanye, uduhe subscribe mu gihe ntacyo byaba bigutwaye, unaduhe igitekerezo kuko wayumvise. Bye, naho ubutaha.